yapfiriye hano nuko abanyarono nibo bamusindagije bamujyana kugira ngo bamurebe ko bamugeza kuwe. Abanyarono nabo babonye byanze bamurambika mu muhanda. Niho yaguye, ariko yaguye mu masaha ya saa 4 z'ijoro. Mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashyanda, umugabo wari umaze icyumweru yaraburiwe irengero. Abaturage bamusanze mu murima w'ibishyimbo yarishwe, yaciwe umutwe n'ikirenge. Ni mu gihe ubuyobozi bw'umurenge wa Gashyanda bwabwiye itangazamakuru yuko bukomeje gushakisha umutwe n'ikirenge by'uwo mugabo. Abaheruka kubona uyu mugabo bavuga yuko yari amaze kugurisha isambu. Rero ubwo abamwishe bashobora kuba bari bamukurikiyeho amafaranga cyangwa amafaranga yari afite, bikarangira bamwishe bakamutwara umutwe n'ikirenge. Ni inkuru yababaje abanyarwanda benshi cyane, ni inkuru yarijije abaturage benshi cyane. Uyu mugabo yari indangagaciro cyangwa yari afite indangagaciro za ndi umunyarwanda. Uyu mugabo yagwaga neza, yakoraga n'ibikorwa remezo, bityo rero kugeza amagingo anga uyu mugabo yaje kwitaba Imana. Yaraciyemo icyumweru uyu mugabo batamubona, baje kumusanga mu murima w'ibishyimbo yarishwe, akaswe umutwe ndetse bamutwara n'ikirenge. Ni inkuru abaturage bumvise bararira barangiza bifata ku munwa, dore ko bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mugabo yari afite amafaranga menshi angana n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda, yaragurishije isambu. Bityo rero ubwo abamwishe baramukurikiranyeho amafaranga, birangira n'umutwe n'ukuguru babitwaye. Ni inkuru yahamuye abanyarwanda benshi cyane, ni inkuru yarishije benshi cyane. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gashyanda bwahaye itangazamakuru yuko magingo angaya umutwe n'ukuguru by'uyu mugabo birimo birashakishwa kugira ngo uyu murambo babone uburyo ki bawukingura. Inzego z'ubugenzacyaha buzatangiye gukora iperereza kugira ngo zimenye uyu mugabo yishwe nande, byagenze gute ubundi kugira ngo uyu mugabo yicwe. Ubugenzacyaha buriho baracyakora iperereza. Magingo angaya nta muntu urafatwa, nta n'umuntu urakekwaho icyaha, kubera ko uyu mugabo yari amaze icyumweru aburiwe irengero, aza gusangwa yishe. Rero magingo anga ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, wari ufite umuryango w'abana 5, nawe wa 6 n'umugore wa 7. Uyu mugabo rero umuryango we uvuga yuko waryaga ari uko yaciye inshuro, bityo rero umuryango we ugiye gusigara mu gahinda n'amara, kandi avuga yuko abana na minerivare bafite bayibonaga ari uko se yakoze n'uwo murimo yawugurishije kugira ngo abana bazabone minerivare, kugira ngo babone uburyo ki babasha kwiga. None baramwisha n'amafaranga barayatwara, bityo umuryango wa nyakwigendera urasaba ubufasha ubuyobozi bw'umurenge wa Gashyanda. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gashyanda buvuga yuko uyu mugore azafashwa, abana biwe bakasubira mu ishuri kandi bakiga, kandi inzara nibice, kubera ko umwana ni igihugu, umwana n'uw'igihugu, ntabwo umwana aba ari uwawe. Bityo rero umuryango wiwe uvuga yuko umugabo wabo yari umugabo mwiza, wakoraga inshingano ze nk'umugabo, kandi ikindi yakwaga neza, nta rwatsiro yatezaga hano mu kano kagari no mu murenge wa Gashyanda. Ni umugabo wakoraga akazi akariko kose. Umuganda witabiraga ibikorwa remezo yazaga imbere, bivuze ngo uyu mugabo akorera imbere cyane, yubahiriza gahunda za leta aho ziva zikajya, dore ko nta muturage n'umwe yagize umucira kari urutega, ahubwo bose bavugaga yuko ari inyangamugayo, kandi ibyo akora abakorera ubuyobozi, agakorera n'umuryango we. Magingo anga yaje gufatwa yitabye Imana, aza gusangwa mu murima w'ibishyimbo aho bamwishe, barangiza bakamuhisha mu murima w'ibishyimbo. Umuturage yabonye umurambo yaragiye kubagara bino bishyimbo, kubera ko byari byararaye. Mu kujya kubagara ibishyimbo nibwo yahise akubitana n'umurambo, avuza induru, aratabaza. Inzego z'ubuyobozi zose zirahurura, zose ziraza mu kwagira, hamagarwa imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Ako kanya bahise bamushyira mu ishashi baramutwara. Magingo anga ibindi bice by'umubiri we biracyashakishwa, ariko ntabwo biraboneka. Nibiza kuboneka ndaza kubabwira. Ni Kidasamura mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashyanda, ahabereye amahano, aho umugabo yishwe akaswe umutwe n'ikirenge. Reka nongere kukwifuriza umunsi mwiza. Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze, Imana ikube hafi, kandi Imana ijye iguha buri kimwe. Imana niyo ikora byose, Imana niyo rubasha. Rero wakoze subscribe, uruha agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha.
nyemerera wumve kano kantu mbere yuko iyi video uyisimbuka. Niba warebye video yacu ukayirangiza n'ubundi jya uyireka irangire. Iyo ndangije gukora video ndabashimira nkabaragiza Imana, nkabwira Imana ati Mana gitari gikomeye, Mana nyir'ijuru, ndindira abavandimwe bankurikirana umunsi ku munsi, ujye ubahereza ibyo kurya, ubuzima buzira umuze n'amafaranga n'ibindi bitandukanye. Ibyo bakora byose hagiye haba harimo Imana, kandi ibyo mukora byose kuko Imana ijya ibaba hafi, muhahe muronke aho mugiye. Nimba ugiye kwaka akazi ukabone wowe udahwema kunkurikirana, Imana ijye iguha buri kimwe wifuza nk'uko nawe uba watanze buri kimwe bitewe n'icyo ufite. Kunda mugenzi nk'uko wikunda. Sinzasohora video yanjye nk'uko ujye kwandika comment zitari nziza, aho kugira ngo wandike comment zitari nziza ushobora kubyihorera, nta tegeko riguhana. Ngayo nguko reka nongere mbifurize umunsi mwiza, kugubwa neza no kurama. Imana ikomeze ibandindire, Imana ibarebe icyoroshye, muhahe muronke, muhinge mweze wa mbere mwiza. Nizere ko mugiye gutangira akazi mumeze neza. Reka nanjye mvuge ngo amakuru yacu nahanyasubikiye. Nibura bwo bwa mbere ugeze ko n'umuyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona byinshi dukora umunsi ku munsi. Ese wari uzi ko iyo uhaye mugenzi wawe Imana igukubira karindwi? Wari uzi ko iyo ugaburiye umuntu ushonje Imana ishobora kukongerera ikaguha ibindi? Wari uzi ko iyo uramutse uyambye umuntu ukamuha ubufasha uba uri gukorera ijoro? Rero nawe korera ijuru. Mwabona uburyo ukora subscribe